ndifuza kubwira wowe uri muri couple mu minsi iri imbere ufite icyifuzo cyo kujya muri mariage. Kiremwa cyiza, nakubwira nti tangira ushyire ibyifuzo byawe imbere, ubizane ku meza n'uwo mugiye kurushinga. Mu byifuzo byawe ushyiremo mission de vie. Mu byifuzo byawe ushyiremo kuzakurikira ikikuri ku mutima. Ibi bintu sinzi uburyo nabigusobanuriramo ngo wumve akamaro bifite, kuko gukora mariage abantu bakavanga iyo mitungo ni byiza niba bibafasha, ariko ku rundi ruhande hari igihe umuntu aba desu, kuko iyo mitungo ishobora kuzarangira ntayibonye. Ariko mu gukurikira icyo ukunda niho Uwiteka rurema yahishemo les talents. Izo les talents zacu nizo ubundi zikwiye kutubeshaho. Ayo mafaranga niyo wayasinyira kuvanga imitungo, ntuzi neza ko ayo mafaranga uzayabona. Ariko iyo ukurikiye ikikuri ku mutima, uko byagenda kose niyo wayoba kangahe, ukurikiye ikikuri ku mutima, cya kindi cyiza kikuzamukamo kikubaka, ugera aho ngaho ukavumbura impano zawe, ukazidevelopa, zikakubyarira amafaranga. Icarana na mugenzi wawe, wige kuvuga ibyifuzo byawe. Mu byifuzo byawe bya mbere habemo yuko uzakurikira mission de vie, uzakurikira ikikuri ku mutima. Ahasigaye ububwire yuko hazabaho arrangement na compromis mu gihe wasobanukiwe neza ikikuri ku mutima, ndetse wasobanukiwe neza mission de vie. Niyo kandi utabisobanukirwa neza, ariko hariho gukurikira ikikuri ku mutima. Kuko basaza bacu hari n'abakuru bacu bari bloke, kuko binjiye mu marorasiyo bategeze bavuga ibyifuzo byabo mbere ngo babashe gukora iyo kompromi. Kuri ubu ngubu ibyabo bakaba barabishyize ku ruhande kugira ngo noneho muri relation hazemo iki ituze. Abo bantu si bakeya, abo bantu ni benshi bisanze badashobora gukurikira misiyo zabo, cyangwa badashobora gukurikira ikibari ku mutima, bagahitamo uburyo bworoshye butabanejeje kugeza n'amagingo aya, ariko kugira ngo uwo bashakanye abashe kunezerwa kandi nabo babashe kugira ituze muri famiye. Abo bantu ni benshi cyane. Kuri ubu bakaba batazi icyo bashobora gukora. Niyo mpamvu wowe uri muri couple
ntibigutera isoni namba kuba wakwicara ukavuga ibyifuzo byawe, kuko kuvuga ibyo byifuzo byawe bitazarengwaho na rimwe ni uburyo bwo kutica inyuma, ni uburyo bwo kugira amahame, kandi ni uburyo bwo kwiyubaha. Iga kuvuga ibyifuzo byawe kandi uzige kubisigasira.